nejejwe n'Imana yongeye kumpa aka kanya kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana namwe yabarinze mukamugejeje uyu munsi mukiri bazima. Uyu munsi rero Imana yongeye kuduha iri ijambo, kandi ijambo rihumuriza imitima, ijambo ridukomeza. Yewe muntu unyumva, ndagusaba kugira ngo utege amatwi ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusoma ahantu habiri, ariko muri aho hantu habiri muri Bibiliya turakuramo ubutumwa. Ahambere ni muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7. Aho hantu ni urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Rero aho hantu turahabona muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7. Umva uko havuga. Timoteyo yari umupasitori wo mu itorero ryo muri Efeso, ariko Pawulo ajya kumwandikira urwo rwandiko yarumwandikiye ari muri gereza, amwandikira amukomeza ashaka kugira ngo ataza kureka umurimo w'Imana bitewe n'ibigeragezo by'itoteza by'icyo gihe, kuko Pawulo yari yarafungiwe ubutumwa bwiza. Rero asanga Timoteyo natamuha ruriya rwandiko ngo amwandikire amukomeza, nawe aza kugira ubwoba agacika intege. Uyu munsi wa none ushobora kubona nawe ibigeragezo, ushobora kubona ibintu byaguca intege, ushobora kubona itotezwa ugacika intege, ibyo wakoraga ntubikore. Rero aho hantu turaza kuhasoma, ariko tutarahasoma urabona yuko hari ibintu bishobora kuguca intege bikagutera ubwoba, aho ukava mu byiringirwa ukareka ibyo wakoraga. Imana ikaba yaraguhamagaye, ariko wahura n'ibiguhinyuza, wahura n'ibiguca intege, wahura n'ubukene, wahura n'ibintu bikurwanya, ugasanga niba warasengaga urabiretse, niba waravugaga ubutumwa ukabireka, niba warakoraga imirimo myiza y'Imana ukabireka. Rero hano Pawulo yarazi yuko umukozi w'Imana Timoteyo nawe ashobora guhura n'ibibazo, kuko yari yambaye umubiri. Amwandikira uru rwandiko, ariko ku murongo wa 7 haravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana uyu munsi rimanutse ni ukubwira umuntu urimo kunyumva yuko hari ibintu byinshi byagutera ubwoba bikagukura mu byo wizeye. Uyu munsi hari ibintu byaguhinyuza, hari ibintu byinshi byagutera ubwoba ukava mu byo wizeye. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rimanutse riciye muri njyewe kugira ngo umenye yuko Imana yaremye byose, Imana ishobora byose, Imana ikiza indwara, Imana ikiza ubukene, Imana ishobora kukurwanirira, rero ikagutsindira abanzi bawe. Ariko uyu munsi wa none ufashwe n'ubwoba, uratinya ejo hawe hazaza, uratinya ubukene, uyu munsi nta kazi ufite, waracuruzaga birahomba, ufite abanzi benshi. Ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo witinya, kuko Imana ntabwo yigeze iduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Izo mbaraga tuzihabwa n'Imana, izo mbaraga tuzihabwa n'ijambo dukura muri Bibiliya, izo mbaraga tuzihabwa n'amagambo duhumekeho n'Imana, amagambo aduhumuriza, amagambo atubwira ngo tuzabaho ntituzapfa, ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekereze abantu ibyo Uwiteka yakoze. Imana yarakuremye, iguha inshingano, iguha umugambi, iguha kuzabaho. Ariko Satani nawe azana ikintu cy'iterabwoba, giciye mu mibereho, giciye mu bukene, giciye mu ndwara, giciye mu itoteza, giciye mu bintu byinshi, ugakuka umutima. Ariko ntabwo na rimwe ushobora kuva mu mugambi w'Imana wizera ijambo ry'Imana, wizera Imana yaremye ijuru n'isi. Ngo Imana ntigeze iduha umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga. Imbaraga zo gukora iki? Imbaraga zo gukora umurimo w'Imana mu gihe ibintu bikomeye, imbaraga zo guhatana ugakora ibyo Imana ishaka no mu gihe ibintu biba bikomeye. Ngo ubwami bw'Imana
ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza n'uyu munsi ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi ababujyamo babugishamo imbaraga. Uyu munsi wa none ntabwo Satani yifuza yuko abantu bakorera Imana, ntabwo Satani yifuza yuko abantu basenga cyangwa ngo basome ijambo ry'Imana. Yohereza ibintu byinshi by'ibirangaza, yohereza ibibazo byinshi, cyane cyane ikabyohereza ku bizeye Imana no ku itorero kugira ngo abantu bacike intege bavuge ngo nta Mana ibaho, bayiveho, bakora ibyaha. Ahantu henshi twagiye tubona muri Bibiliya hari ukuntu Imana yagendaga ihumuriza abantu bayo. Iyo turebye mu Kuva igice cya 14 tuhabona inkuru y'Abisirayeli ibakura mu gihugu cy'Egiputa bayobowe n'umugaragu w'Imana witwa Mose. Bariya abantu bari baramaze imyaka 430 mu buretwa, bakoresha iby'uburetwa, babumba amatafari, babayeho nabi. Ariko igihe kiragera Imana ihagurutsa umukozi w'Imana Mose kugira ngo abukure muri ubwo buretwa. Ariko nubwo yabakuye muri ubwo buretwa, baragiye bageze ahantu babona ibigeragezo, babona inyanja itukura imbere yabo, yewe na Farawo n'ingabo ze ntibigeze bava ku izima, barabakurikiye. Turabisoma. Hari ibintu bishobora kukurekura akanya gato ariko nanone bikagukurikirana. Kuba wakize ubushomeri uyu munsi ntibivuze yuko ejo utahura n'ubushomeri bundi. Kuba wakize indwara uyu munsi ntibivuze ko ejo utahura n'izindi ndwara. Biragusaba rero kugira ngo uhore imbere y'Imana, uhore mu masengesho, uhore mu ijambo ry'Imana, Imana igendane nawe kugira ngo iya Mana yagukijije cya kigeragezo ibe yagukiza n'ikindi kizaza, ibe yagukiza n'ikindi kizaza. Guhorana n'Imana niwo muti wo gutsinda ubwoba, niwo muti wo gutsinda ibigeragezo, niwo muti wo kudakuka umutima mu gihe ibintu byakubanye bibi. Ababisirayeli rero bamaze kuva muri ubwo buretwa bahuye n'ikindi kigeragezo cyo kubona inyanja itukura imbere yabo. Baribaza bati se n'ubundi ko twari mu buretwa twirira twinywera, twabumbaga amatafari nta kibazo, iyi nyanja turayikizwa n'iki? Iki ko ndeba ari ikigeragezo giteye ubwoba. Ushobora kuva mu kigeragezo kimwe ugahora n'ikindi kinini cyane ukibwira yuko nta Mana iriho. Uyu munsi wa none ushobora kuva mu bukene wari urimo, Imana ikaguha inzu warapangishaga, ariko wagera muri iyo nzu ugahora n'ikindi kigeragezo, wenda ukaba umushomeri, ukabura akazi, ya nzu ukabura icyo uyiriramo. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane ariko ugahura n'ikindi kigeragezo, ugahura n'uburwayi bukomeye kandi budakira. Rero urumva yuko nubwo bavuye muri ubwo buretwa bari bamazemo imyaka myinshi, baje guhura n'ikindi kigeragezo kirabananiza, kibatera ubwoba, bakuka umutima. Ariko Imana ica muri Mose, aravuga ati, umva umurongo wa 10 ko bavuga ngo Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Hari ibintu bihuruye biri inyuma yawe bigukurikiranye. Ibyo bintu bihuriye bigukurikiranye, izo ndwara zihuriye zigukurikiranye, ubwo bushomeri buhuriye bugukurikiranye, abanzi ibyo bintu bishobora gutuma utinya. Ngo baratinya cyane. Gutinya ni ikintu gisanzwe, ubwoba ni ikintu gisanzwe. Hari ibintu biteye ubwoba. Urupfu ruratera ubwoba, ejo hawe hazaza utabona biteye ubwoba. Ariko nubwo biba bimeze bityo, Imana itanga igisubizo. Ngo Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamba zaye muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu. Iyo ibibazo byateye, abantu bavana amaso ku Uwiteka bakashyira ku bana b'abantu, bagatangira guterura ibibazo bakabaye bakemura bashatse Imana
bakabigereka ku bayobozi babo, bakavuga bati mwa bayobozi mwe nimwe muduteje ibibazo. Ariko buri muntu wese afite ubushobozi bwo kwishakira Imana, Imana ikaba yamutabara. Ariko umukozi w'Imana arabahumuriza, arababwira ati ku murongo wa 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka abazaniye uyu munsi. Nanjye uyu munsi ndakubwira ngo witinya ibyo bibazo bigukikije, witinya ibyo bintu biguteye ubwoba, witinya izo ndwara urwaye zidakira, witinya ayo madeni, witinya abo banzi bawe, ahubwo hanga amaso Uwiteka, kuko Imana ifite ubushobozi buruta ubw'ibyo bibazo bigurembeje. Imana ifite ubushobozi bwakuraho icyo kigeragezo, Imana ifite ubushobozi bwakuraho aya madeni umaranye igihe, Imana ifite ubushobozi bwakiza iyo ndwara, Imana ifite ubushobozi bwakongera bukazamura iyo bizinesi yahombye, Imana ifite ubushobozi bwaguhesha akazi wowe umaze igihe udafite akazi, Imana ifite ubushobozi bwagukura muri ubwo bukene. Rero witinya ngo uvuge ngo ejo nzaba meze nte. Uyu munsi wa none ingo zirasenyutse kubera ibibazo by'ubwoba bw'ubuzima. Uyu munsi wa none abantu bataye Imana kubera ibibazo by'ubuzima. Ibyo bintu bigushinyikiye ntibikagukure ku Uwiteka. Mukozi w'Imana wakoreraga Imana, witinya, ahubwo menya Imana yaguhamagaye uyishikameho. Imana izagucira inzira wongere uyikorere, kandi Imana icyo yitayeho ni ukuba umwizerwa muri ibyo ngibyo bikeya. Ushobora kuvuga ngo bafunze urusengero, cyangwa se ngo urusengero rwawe ngo ntirwujuje ibyangombwa, noneho ukabivamo, benshi baraguye, ariko ntukwiriye kugwa, ahubwo ugomba kumenya ngo Imana yaguhamagaye ifite ubushobozi bwo gukoresha umurimo w'Imana. Niba hamwe hafunze, Imana ishobora gufungura ahandi. Ushobora kugenda ukavuga ubutumwa mu baturanyi, ushobora no gusengera iwawe, ushobora no gusengana n'umuryango wawe, ugasenga kandi Imana ikakumva, ukabwiriza abaturanyi, ukajya ahantu ugafasha abantu, imfubyi n'abapfakazi. Ahantu hose muri iki gihugu hari abantu benshi bakeneye ubutumwa bwiza, kuko n'ijambo ry'Imana muri Matayo 28:19 aravuga ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose muvuge ubutumwa. Ariko abenshi babigira urwitwazo, ugasanga baracogoye. Ntabwo ari igihe cyo gucogora, ahubwo iki ni igihe cyo gukorera Imana mu mbaraga. Handi muri Daniyeli 11:32 haravuga ngo bazi Imana yabo bazakomera kandi bakoreshe iby'ubutwari. Wamenya Imana ute se utayishatse? Wamenya Imana ute se utarabonye ukuntu igukura mu bibazo? Wamenya Imana ute se uyigendera kure? Wamenya Imana ute se utayiba hafi? Numenya Imana, nuyigenda hafi, ukabana nayo mu masengesho, ugasoma ijambo ry'Imana, ukayizera, Imana uzamenya ubugari bwayo, uzamenya ubunini bwayo, uzamenya gutabara kwayo, uzamenya guhumuriza kwayo, noneho iguha imbaraga. Za mbaraga bavuze ngo Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye imbaraga. Izaguha imbaraga zo gukora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ni bya bindi byananiye abana b'abantu, abandi byarabananiye, wowe warabishoboye. Kubera iki? Kuko Imana yagukuyemo ubwoba. Ubwoba buva kwa Satani, ariko Imana yo igushyiramo imbaraga, ikagushyiramo kwizera kugutumbagiza hejuru y'ibibazo. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo komera umuvandimwe, ntacyo uzaba. Benshi barimo kwiyahura, tubonye ingero nyinshi z'abantu barimo kwiyahura muri iyi minsi. Kuki umuntu yiyahura? Ni ba bandi badafite kwizera, bavuga ngo ntabwo ibibazo bizarangira. Ni ba bandi bizeraga ibyo bakoraga bikarangira, bakavuga ngo ntibazongera kubona indi chance yo gukora. Ariko haracyari ibyiringiro, yewe muntu nyumva yuko ibyo bintu byo wakoraga nubwo byahombye, haracyari ibyiringiro yuko Imana yakongera ikazamura ubwo bucuruzi bukongera bukabaho. Haracyari ibyiringiro, yewe muntu
wigaga ugahagarara kubera ko wabuze school fees cyangwa amafaranga y'ishuri, Imana ifite uburyo butandukanye bwo gutuma wasubira mu ishuri. Haracyari ibyiringiro wowe ufite ibibazo bitandukanye yuko ibyo bibazo byashiraho. Niki kigutinyishije nkaho Imana itariho? Imana yaremye ijuru n'isi, yakuremye, izagutunga. Muri Matayo 6:32 tubona Yesu abwira intumwa ze, ababwira abereka yuko badakwiriye kwiganyira ngo bazarya iki, bazanywa iki. Uyu munsi wa none nawe kwiganyira ngo uvuga ngo uyu munsi ubwo udafite ibyo kurya, uyu munsi ubwo udafite ibyo kwambara, uyu munsi ubwo ubayeho nawe, ngo wumve ko isi irangiye. Ntabwo irangiye, kubera yuko isi niyo Uwiteka n'abantu bayo nabo nabo Uwiteka. Imana ifite ubushobozi bwo kukubeshaho, Imana ifite ubushobozi bwo gukura muri ibyo bibazo. Tubonye ingero nyinshi z'abantu Imana yagiye ikura mu bibazo, ikabakura ku cyavu, ikabicanya n'imikomangoma. No muri Bibiliya tubona uriya umugore witwa Hana wari ufite ibibazo byo kutabyara. Yewe umuntu utabyara ufite icyo kibazo cyo ko warabuze urubyaro, Imana igitanga urubyaro. Uretse no mu bihe bya Bibiliya, ariko n'uyu munsi hari abantu benshi baguha ubuhamya bakavuga bakagaragaza yuko bamaze igihe kirekire, imyaka n'imyaniko, imyaka myinshi cyane barabuze urubyaro, ariko igihe kiragera Imana ibaha urubyaro. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana iragutabara. Ushobora kumara imyaka myinshi wararangije amashuri, ufite impamyabumenyi, ukabura akazi. Ntukibwire yuko rero igihe kitagera ngo Imana iguhe akazi. Iyo igihe cy'Imana cyageze iragutabara. Icyo usabwa rero ni ukwihangana. Ahandi muri Yakobo 1:12 havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Igisubizo ni ukwihangana, igisubizo ni ukwizera, igisubizo ni ugutegereza igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana iyo kigeze, ibintu biba byiza. Imana iragutabara, Imana ikugirira neza. Rero ngo siko bizaba kuba mutegereza. Ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano nta mpamvu. Nitwa Pastor Nsengimana Sylvester, dukorera Imana muri iki kiganiro cyitwa Menya Ukuri. Tuvuga ijambo ry'Imana, twebwe twahisemo kuvuga ijambo ry'Imana, nta kindi twitwaje, nta rwitwazo ruhari. Yewe rero muntu wananiwe kujya gusenga, yewe muntu uri mu rugo, yewe muntu ufite ibibazo, ufite agahinda kenda kuguturitsa umutima, izere Imana. Menya yuko Imana yakuremye kuri iyi si kandi ifite ubushobozi bwo kugutunga, ifite ubushobozi bwo kukubeshaho. Rero witinya, komera, shikama. Wikwemera amajwi ya Satani akuza aza mu matwi yakubwira ngo biracitse, ugiye gupfa. Ntabwo uzapfa, ahubwo uzarama kugira ngo utekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Telefoni zacu rero ni 078263 5 996 078263 5 996. Niba ari bwo bwa mbere wumvishije ubutumwa, usabwa gukora subscribe, ugasangiza ubutumwa abandi, byaba ngombwa ukadutelefona ukatubwira icyifuzo cyawe, yaba gusengana, yaba kugirwa inama. Imana ibagirire neza. Rero reka mbasengere. Uwiteka Mana, nsengeye aba bantu cyangwa uyu muntu watwumvaga ufite ikibazo gikomeye cyane ndetse cyatuma yanakwiyahura. Uyu munsi wa none ndagira ngo umwongereremo izindi mbaraga zo kwizera Imana, kukwizera, kandi imyuka yose ya Satani yamwijamo imubwira yuko nta byiringiro byo kubaho, nta byiringiro byo kuva muri icyo kibazo, nta byiringiro by'ubuzima. Iyo myuka yose imuve mu izina rya Yesu. Yongere yizere, yongere afate umwanzuro wo gushaka Imana, wo kwizera Imana. Amenye yuko Imana yaremye ijuru n'isi ariyo yamutabara. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Shalom.